Umukobwa ukomeje gutwara imitima ya benshi aho akurikirwa ku rubuga rwe rwa TikTok abarenga 921. Uyu mukobwa amaze kwamamara ku isi muri rusange. Ndagusuhuje, mbere y'uko dutangira waba waributse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungrasa TV Show. Umukobwa azwiho kubyina abinyujije ku mbuga ze zigiye zitandukanye YouTube, TikTok, Facebook na Instagram, kandi umukobwa abikora mu buryo bw'ikinyamwuga ku buryo abamureba bose bumva banejejwe n'amashusho yiwe bitewe n'ukuntu agaragara. Mu maso ye heza, guseka kwe kwiza, imiterere ye myiza, yewe no kubyina bijyanye n'igihe tugezemo, kuko uyu mukobwa akurura abantu benshi ku mbuga ze zose. Kandi buriya biragoye kubona umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga ushobora kuba adafite amashusho yiwe muri telefone yiwe, kuko uyu mukobwa amaze kwamamara ahantu hose rwose pe. Nta wundi utari Nasiku, amazina yiwe nyakuri akaba ari Alberto Nasiku, akaba yaravukiye ahazwi nka ko muri Kenya. Uyu munsi rero twaguteguriye byinshi kuri uyu mukobwa wibazaga, ese ni umunyarwanda, ese ni umunyakenya, ese ni umutanzaniya, ese ni uwahehe? Uyu munsi tugiye kugarukaho kuko abenshi batabashije kumenya ese uyu mukobwa aturuka hehe. Bitewe n'ubwiza karemano yifitiye, benshi bagenda bamwibazaho cyane. Iyo umwitegereje neza ubona yaba asa nk'abanyarwanda, ukabona asa n'abanyakenya cyangwa se abatanzaniya, ariko cyane cyane abenshi bagiye batekereza ko yaba ari umunyarwanda. Ikindi kandi ushobora kumenya kuri uyu mukobwa Nasiku ni uko buriya aturuka mu muryango w'Abamasayi ukomoka mu gihugu cya Kenya. Ese waba uri kwibaza ku rugendo rwe nk'umusitari umajije kumenyekana? Ubu rero aho bigeze, umuntu usigaye akorana nawe video ahita yamamara akaba yamenyekana bitewe n'uko amaze kuba umusitari ahantu henshi hagiye hatandukanye kuri benshi. Nasiku yatangiye kumenyekana ko afite impano yo kubyina akibereye mu mashuri abanza. Nibwo yatangiye gukora utuvideo tugiye dutandukanye duto duto, akajya dushyira ku mbuga zigiye zitandukanye. Abatubonye bose bakamubwira bati, uzi kubyina neza, uteye neza, urasa neza. Ibyo byatumye agira motivasiyo yo gukomeza kumva ko ashobora kugira ikintu yakora kandi gishobora kumugirira akamaro. Yari intangiriro yiwe. Buriya kandi Nasiku amaze kugera muri kaminuza nibwo yatangiye kugenda abifata ibyo yitaga nk'imikino, abona ko bimajije kuba ibindi bintu bifite urundi rwego bimajije kumugezaho. Kandi bwa mbere yabanje kubyinana n'uwo bita Almas the King. Uyu nguyu akaba barakoranye video, izo video bakoranye zose Almas the King akajya zishyirira ku mbuga ziwe nkoranyambaga harimo nka YouTube na Instagram. Gusa Nasiku yaje gutandukana nawe bitewe n'uko yabonaga ko we ntacyo biri kumugezaho, ahubwo biri gufasha uwo nguwo bakoranaga. Urutseho kwamamara kwa Nasiku, ni ukuvuga ngo Nasiku ku itariki 5 Mata 2021 Nasiku yakoze video ayishyira ku rubuga rwe rwa TikTok. Ihe yari afite isoni birumvikana, ariko ntibyamubujije gukomeza. Ihe yakomeje gukora video cyangwa se icyo twakwita challenges video. Icyo gihe noneho akagenda akorana n'abandi bagiye batandukanye bagiye bahuje impano, bikagenda bimufasha kugenda azamuka gake gake. Noneho ku itariki ya 7 z'ukwa 12 2021 yaje gutumirwa n'itsinda ryo bitaga content creator, bakorana amashusho. Bitewe n'uko babonaga ko hari aho ashobora kubageza, byatumye rwose bamutumira kuza gukorana nabo. Kandi muri icyo gihe nibwo yaje guhura n'umusore bita Karawusi. Uyu nawe yakoraga amavideo agiye atandukanye ya TikTok, nawe yari ataramenyekana cyane. Uyu Karisiku amazina ye bwite ni Yeremiya Murori. Uyu musore ahura na Nasiku bwa mbere
nta kindi yihutiye kumusaba ko bakorana video bombi, kandi iyi video bakoranye yombi uyu musore niwe wabanje kuyipostinga ku mbuga ze zigiye zitandukanye, aho uyu musore yayipostinze video iragenda irakubita cyane irakundwa ku buryo Nasiku yabibonye akumirwa akavuga ati nibura byamusaba nk'ukwezi kugira ngo abe ageze kuri uru rwego uyu musore video yabo yari igezeho. Video yabashije kureba n'abagera muri miliyoni mu minsi 3 gusa. Ibi ntacyo byatwaye Nasiku kuko nawe yabonaga yuko umuntu bahuye uko biri kose ashobora kuba hari icyo yahindura ku buzima bwa Nasiku. Byamuteye umurava no kwishimira uwo bahuye kuko nawe yabonaga ko bigiye kumugirira akamaro. Icyo gihe comment zakomeje kuba nyinshi, ababonye bose bakabaza ngo ngese murakundana, abandi bati wow mufite rwose vibe nziza, mukomereza aho ngaho. Ibyo byabateye imbaraga n'umwete byo kumva ko bagomba gushyiramo imbaraga bakomeza gukora bashyizeho umwete. Bitewe n'uko abo ukuntu bitwaraga mu mavideo yabo bagaragara neza, ababonaga bose bagira ngo aho hantu harimo n'urukundo, kuko uwo mubonaga wese yarababaza ngo ariko mushobora kuba mukundana, ngo biragaragara ko mukundana, ngo rwose ni byiza ngo mukomerezaho, bagatera amakomenti agiye atandukanye. Ariko aba bambi bo bagiye no kuri televiziyo zigiye zitandukanye bakajya baganira n'izo televiziyo, ariko bakavuga ko bo hagati yabo nta rukundo rurimo, ari ugukorana. Iyo bageze mu mavideo bagerageza kugaragaza ko bafitanye ubushuti kugira ngo video zabo ziryohe kandi zise neza. Zahandi n'umunyamakuru wari wabatumiye yibazaga ati se ese murakundana nuko mwanga kubitugaragariza? Ati rimuhumure rwose nta kintu bitwaye no mwabitubwira, nta kibazo nimwikomereze mukundane nta kibazo birasa neza rwose. Reje aho ngaho bagenda bateye imbere gake gake, yewe baza gushinga studio bita Alpha. Iyo studio bagiye bazanamo n'abandi bantu bagenda bakorana indirimbo zigiye zitandukanye ku ma challenges, bagenda bakorana amavideo yagiye atandukanye, birakundwa cyane. Abo bakoranye nabo harimo Kaito Ora, hakazamo na Tonia, hakazamo na Kanta na Kareusi na Nasikwe ba nyir'ubwite. Aba ngaba rero bakomeje gutera imbere, aho kuri iyi nshuro bafite inzu itunganya umuziki bita Alpha House. Ubu ngubu ni inshuti zikomeye kandi bakorana neza bishimye. Turi kumwe rero no mu yandi mavideo akurikira, turakomeza kujya tubaganiriza ku bantu bagiye batandukanye, tukwibutsa gukora subscribe. Murakoze.